Salim Dibia imbeba y'umujyi bimeze bite? Neza kabisa. Salim uyu munsi uri hano muri iyi show nk'umuhanzi nk'umu content creator uri hano nk'iki wagira ngo tsobanuremo gake? Ndi hano nka byose kabisa. As usually ni ibintu dukora dukunze tukareba what is going on n'iki twakora nyine kugira duteze umuziki wacu imbere. Salim n'iki wavuga wenda kuri ibi bikorwa bya Rubavu Music Award bibaye ku nshuro ya mbere? Ni ibikorwa byiza nawe urabibona bimeze neza isi abantu benshi bari bashonje bayishiwe bari bashonje bashaka kureba bafite inyota entertainment hano Rubavu imeze gute. So ibyo uri kubona hano ni ibintu abanyarubavu banyotewe. Urabona hano turi ku mupaka ni inzu nshya dushimira cyane government y'u Rwanda zamurijwe kuba yarabashije kubaka inyubako nk'ingi. Hanyuma Salim ntabwo uri mu cyiciro cy'abahanzi bari buze guhatanira award uyu mwaka, nuko utakoze cyane, nuko wenda abateye batakugira icyizere, ni ukubera iki? Okay, abatora bafite ibyo batora bashingiyeho ari uko nakoze wenda ntabwo nzi ni mu mwaka runaka batoye bashingiye, ariko nta kibazo kabisa ibyo anytime you can do this. Hanyuma Salim nicyo wenda wavuga kuri iyi nyubako, wari wigarutse ushimira government, ariko se ikindi kirushijeho cyangwa se nk'urubyiruko niki twakora kugira ngo turusheho kubyaza iyi nyubako ya Kivu Intare Arena umusaruro? Ikintu twakora ni uko twagize imana, turi kumwe n'abahanzi, turi kumwe n'abayobozi, turi kumwe n'abantu bose bafite icyo bavuga kuri ibi bintu. So dutegereje kumva biravugirwamo imbere, ariko ndizera neza ko benshi baragenda bagaruka ko ibi bintu ni ibintu bya danger, ni ibintu byari bikenewe, nawe urabizi kabisa. Yes sir. Hanyuma we nka Salim Dibia nk'umuhanzi ukora umuziki muri G-Town, nicyo wasaba government mu kuba yakoreza urubyiruko kuba bajya bategura ibitaramo mo hano muri iyi nyubako ya Kivu Intare Arena? Government nitworohereze dufashe kubona abafatanyabikorwa, dufashe kubona abantu abashoramari na cost urumva nyine ni ibintu ubona abantu benshi bagenda bashaka banyotewe bakora babikora. Okay, urakoze cyane Salim Dibia, nawe ubwo turakwifuriza gukora cyane kugira ngo umwaka utaha tuzakubone mu bantu bahataniriza award. Kabisa.